Amina. Imana ishimwe. Muri Yesu Mwuka Wera arangije avuga ngo igihe cy'isaro gishize abakozi bose bazagira gute bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ngo bakoze neza. Arangije umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera asanga nta wundi muntu wundi akwiye kuba yamufasha, ariko umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo igihe cy'isaro gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ngo bakoze neza. We yabonaga nta zindi mbaraga afite, ariko Uwiteka Imana akimara kumukoza ikara ry'agakora arangije noneho aratangira ajya kuvuga Imana yacu nihimbazwe. Muri iyi minsi dukeneye imbaraga z'Uwiteka Imana, kubera ko igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kwambara imbaraga, kubera ko uyu muririmbyi we yabonaga bikomeye, ariko arangije aravuga ngo ngeze igihe cy'isaro gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwira ngo bakoze neza. Imana yacu nihimbazwe. Ariko igihe tugezemo ni igihe cyo kwambara imbaraga, ni igihe cyo kudacogora, ni igihe cyo kongera byo gusenga, ni igihe cy'Uwiteka Imana, kubera ko Yesu Kristo agiye kuza. Mana yacu nishimye, Yesu Kristo agiye kuza. Dukeneye imbaraga, dukeneye kongera gukora ikara ryaka Uwiteka Imana adukoze ikara ryaka kugira ngo tuvuge muri iyi minsi, kugira ngo muri iyi minsi ya none tuzabona iherezo ryiza, tuzabona ubugingo, kubera ko igihe cy'isaro gishize, kubera ko rata hari ahantu Uwiteka Imana yabikiye, hari ubugingo Uwiteka Imana yatubikiye kandi yaduteguriye kuzagira gute, kuzagira ngo natwe tuzavemo. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi ni iminsi yo kongera gusenga, ni iminsi yo kongera kwambara imbaraga. Tugiye gutangira gusenga Imana. Twari tumaze kuririmba umuririmbyi mwiza cyane uvuga ngo igihe cy'iseze abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo bakoze neza. Imana yacu ihimbazwe. Amazina yanjye nitwa Mukanziga Center, ndi umukristo ku itorero rya ADEPR Inyamahwa, paruwasi yacu ni Ruhango. Nkunda Imana abantu bayo, nkunda gusenga. Nongeye gushimira Imana ko Imana ingiriye icyizere kugira ngo mbashe kuganira ndetse n'abankurikiye n'abo turi kumwe hano. Imana yacu nishimye. Ibyo mbanje gushimira Imana ko Imana ingiriye icyizere uyu mwanya. Ngiye gusenga Imana rero kugira ngo tubashe kumva ubutumwa Imana yampaye, kugira ngo mbagezeho, kugira ngo tubashe, kugira ngo igihe tugiye kugeramo nubwo uzivuga ngo ntabwo njye numvise, nta nubwo uzavuga ngo njye ntabwo nigeze mbwirizwa, ahubwo Uwiteka Imana arimo arareba hirya no hino, arimo arareba hanze y'igihugu ndetse no mu Rwanda ndetse n'ahantu hose. Uwiteka Imana arimo arahareba. Niyo mpamvu natwe tugiye gusenga Imana kugira ngo tubashe kubwumva, ndetse n'abagiye kunkurikira n'abagiye kuntega amatwi, kugira ngo tubashe kumva ndetse no kumvira. Imana ishimwe. Mana data wa twese, Imana ifite imbaraga, Imana y'urukundo, Imana yo kubahwa, Imana yo kwizerwa, Imana yacu bwite mu izina rya Yesu rifite ubutware. Urubu Uwiteka niryo zina ryawe, uri gakinga k'amakuba, uri ubuhungiro bwacu, uri intwari ku rugamba. Mu izina rya Yesu rifite ubutware ndakwinginze Uwiteka Imana Nyiringabo, aya masaha reka ntaba ari njye ugiye kuvugira aha hantu, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo aba ari ugiye kuvuga ndetse uburira ubwoko bwawe, kubera ko igihe tugezemo Kristo ni igihe cyurije abagenzi. Yewe Yesu Nyiringabo, reka udukomereze amaboko muri uyu mwanya, reka utwiteho kandi utwambike imbaraga, kandi tugiye kumva reka tubashe kumva ndetse no kumvira. Kandi igihe Nyiringabo uzasange tukwiteguye. Nyemerera Nyiringabo ufasha abagiye kumva ubutumwa, ufasha abari hanze y'igihugu, ufasha abari mu Rwanda, kubera ko namaze kumenya neza ko amaboko yawe ni magari, amaboko yawe ni maremare. Uri mwiza cyane, uri munini cyane, uri mugari cyane, uri mugoboka, witwa Imana kandi uri umunyembaraga.
zina rye rihimbazwe. N'izi saha ni kukiri nyemerera Kristo rero nuzu dushyigikire cyane abagiye kumva ubutumwa kugira ngo bumve kandi bumvire, kandi ubwo uzasoza ibyavuganye n'abantu bawe. Jambo rya Kristo Nyiringabo, gukunda kandi agushakana umwete bazakubana kandi Nyiringabo. Jambo rye rikambwira kumva akagwanije azavunagurika atunguwe. Niyo mpamvu Uwiteka Imana Nyiringabo udufashe muri iki gihe cya none abagiye kumva ubutumwa kugira ngo tubashe kumvira, kandi kugira ngo tubashe kugira aho butugeza, kugira ngo ubwo uzasange tukwiteguye kandi imitima yacu ihora iri maso, izina rye rihimbazwe. Kuko ijambo rye ryarambwiye ngo duhore twiteguye kandi amatabaza yacu ahora yaka, kuko mu rugo kwa Data haleluya nuhimbazwe cyane. Hari amazu menshi yaba adahari Kristo bari kubitubwira, iwe izina rye rihimbazwe. Mudufasha cyane Kristo, nanjye kuvuga ubutumwa ntabari uvuga, abara wivugira mu izina rya Yesu ngirwe. Amina. Mana yacu nishimwe rero, Mana yacu n'umubyeyi mwiza. Buriya muri iyi minsi ni iminsi igoranye cyane, ni iminsi uruhije cyane, ni iminsi umuntu wese akwiye kwitonda kandi akaba maso, kubera ko Yesu wacu agiye kuza, kandi Yesu wacu aje guhana no guhemba. Yesu wacu hari abantu benshi cyane bari kumusubiza ku musaraba, hari abantu benshi cyane bari gukora ibyo bishakiye, ariko Yesu Kristo aje guhana no guhemba. Yesu Kristo aje gusanga umuntu wese, aje kumusanga ngamushyira ahagaragara. Nimba ukorera Imana by'ukuri, nimba ukorera Imana wiyaberanya, nimba ukorera Imana wishushanya, Yesu arimo arakukwitegereza. Ushobora kuntega amatwi ndetse ushobora no kunyumva ndetse ushobora no kundeba, ariko nakubwira ngo uba maso, kandi ikindi umenye neza uburyo ukora Data, nimba uri kumukora mu kuri ndetse no mu mwuka, kuko Yesu Kristo aje guhana no guhemba. Mana yacu nihimbazwe. Muri iyi minsi nahawe ubutumwa, ndangije nza gusenga Imana, baza Imana ngo mbese Mana ni ibiki. Nagiye kubona mbona abahanuzi benshi cyane b'impande zitandukanye. Bamwe muri bo barimo bafashe impano Mana yabahaye, barimo barazicuruza. Umuntu arimo arahamagarwa ngo nibaze bamusengere, none bamuhamagara ngo azasengere umurwayi, yarangiza agakindamo akakindonke. Yewe muhanuzi we, yewe muvuga butumwa we, uri gukora ibyo ngibyo, muje kubona n'Imana yawe. Mana yaguhamagaye nta kiguzi utanze, ariko igitangaje urimo urakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Igitangaje urimo uraka indamu, igitangaje urimo urashaka indamu. Mbese ko Imana ije guhamya no guhemba, ese inkoni y'Uwiteka Imana kibanguye, ese uzayicikira he? Mana yacu nihimbazwe cyane. Nongera kubona abandi bavuga ubutumwa barimo baragenda bakavuga ko Imana itabatumye. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije kubakubita. Rezota ya mini kutaya sikaya bone wa yasika. Mana ije kubakubita. Yemwe abantu bari kugenda bakavuga ngo Imana yabatumye, itabatumye. Muje kubonana n'Imana yanyu, muje kubonana n'Imana bahamagaye. Imana yaraguhamagaye iguha impano ngo uyikoreshe uko yaguhaye, ariko igiteye agahinda urimo urayikoresha uko itari. Mana yacu nitugire neza cyane. Kindi nigeze kubona, nagiye kubona mbona umuntu w'umuvuga butumwa arahagaze arimo arabwiriza, agahagari kubwiriza. Noneho ngiye kubona mbona ari gukora ibyo yishakiye. Mana yambwiye ngo ubwo bwibone bwawe, yewe muvuga butumwa we, ubwo bwibone bwawe Imana ije kugukubita. Ngirwa ijambo rivuga ngo yewe bamaso, kubera ko inkoni y'Uwiteka Imana iraje. Imana ije kwimika, kandi ikindi Imana ije guhana no guhemba. Imana iraje kandi ije kwangaza abandi bakozi, kubera ko abayangaje ntabwo bari gukunda ibyo Uwiteka Imana ashaka, kubera ko abayangaje ntabwo bari gushaka gukurikira Uwiteka Imana, ntabwo bari gushaka gukora ibyo Imana ishaka. Icyo Imana iri gushaka ni ukwagendera mu nzira Imana ishaka. Icyo Imana iri gushaka ni ukwagendera mu nzira Uwiteka Imana ashaka, kubera ko Yesu
araje guhana no guhemba, kandi Yesu wacu araje vuba agatinze. Mana yacu niturengere cyane. Abantu bavuye mu matorero atandukanye baragenda bivumbura ku matorero, bati twebweho noneho reka tujye kwishingira yacu matorero, kubera ko amadini yacu nta kintu atumariye. Nkakubwira ngo nyamuneka wivumbuye ku itorero, nkakubwira ngo nyamuneka wivumbuye ku itorero ujya gushinga bizinesi yo gusenga. Girwa ijambo rivuga ngo ntago Imana mu Mana yacu ntago ariho ubucuruzi buba. Hoya, nimba ushaka ubucuruzi jya mu muhanda ndetse n'ahandi, cyangwa se nimba ushaka ko Uwiteka Imana nimba ushaka ko Imana ikureba neza, va mu byurimo ugarukira aho ngaho. Iyo bizinesi washinze ntago ari ubucuruzi uri gushinga, ntago ari ubucuruzi uri gushinga, kubera ko Yesu wacu aje guhana no guhemba. Kandi ibyo byose uri gukora Uwiteka Imana aje kubishyira ku mugaragaro. Ijambo ryambwiye ngo iki? Ijambo ryambwiye ngo ibyo murabikora nkabihorera mukibwira ko mpawe namwe rwose, ariko nje kubishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Mana yacu niturengere cyane. Nje kubishyira ku mugaragaro uko bikurikirana, kubera ko Imana nimba yarakuremye, Imana aguhaye agakiza igukunze, Imana igutoranye igukunze, Imana irakwitegereza iguha Mwuka Wera. Imaze guha Mwuka Wera ukoresha ibyo wishakiye. Yewe akubwira ngo garukira aho ngaho. Ntago mu Mana ariho ubucuruzi buba, akubwira ngo ntago mu Mana ariho ubucuruzi buba. Imana iri mu ijuru, ibyo ngibyo irabirambiwe. Imana ije kwimika, kandi nimba utagarukiye aho ngaho akubwira ngo yewe muhanuzi, yewe wowe uri uragenda uko wishakiye, yewe muhanuzi, yewe muvugabutumwa uri gukora ibyo ngibyo, Imana iri mu ijuru gushyira ku karubanda. Kandi ikindi, Imana iri mu ijuru ije kukugira kabarore ku musozi, ije kugira kabarore aho utuye. Rezotaya mini kutaya bonevaya, ije kukugira kabarore aho utuye, ku musozi utuyeho. Imana ije kugira kabarore, kubera ko Imana ibyo yabihaze. Imana ibyo yabihaze. Uri kugenda wese ikora abantu, ukajya mu ngo z'abantu. Nimba uza kwa Nyiraminani buhavana amafaranga, ukagenda ukababwira ngo Imana yantumye, kandi ntaho yagutumye. Ibyo ngibyo Imana yabihaze. Yewe muvuge ubutumwa uri kuntega amatwi, yewe mupasitori uri kuntega amatwi, garukira aho ngaho, kubera ko Imana yabihaze. Imana irababaye cyane, Imana irababaye. Imana irabajwe n'iki? Irabajwe n'abantu bayuri urayobya. Imana yacu nitwigisha cyane, ukagenda ukamwisekura. Yewe garukira aho ngaho, ukajya kuvanga Imana yagutumye itagutumye. Ibyo ngibyo bije kujya ku mutwe, ibyo ngibyo bije kujya ku mutwe, kubera ko Imana ibyo ngibyo biteye agahinda. Imana yacu niturengera cyane. Ibyo ngibyo Imana biteye agahinda, kubera ko niba Imana yaraguhaye amaboko akora, ugomba gukoresha amaboko yawe ugasenga Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo umurimo wawe uzi niwe uzaguhesha umugati. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bamaso kandi usenga Imana. Nongera guhabwa ubutumwa bw'Abakristo bw'ukuntu abantu bari kugenda bajya mu byumba bitandukanye, kandi mu by'ukuri ushobora kuba Imana yaraguhaye imbaraga, yaraguhaye Mwuka Wera, ariko ushobora kwitegereza neza ugasanga Mwuka Wera ugukoresha wamaze kuvangavanga bitewe no kwirwa wirukanka. Nabwiwe ijambo rivangwa gabanya. Oya, garukira aho ngaho. Nimba Imana yaraguhaye, nimba Imana yaraguhamagaye, ikaguhamagara igukunze, none ukaba utangiye kuvangavanga, ibyo ngibyo urimo ni ibiki? Nabwiwe ijambo rivangwa, garukira aho ngaho. Ushobora kwitegereza ukavuga ngo Imana yampaye amasezerano, ariko ugasanga ni amahuri. Imana yacu nitwigisha cyane. Ugasanga ni amahuri, ukitegereza neza. Ubu nagiye ku musozi runaka, Imana yambwiye amafaranga, imbwira imodoka, ariko wakitegereza ugasanga wahuye n'iki? N'abesikoro. Hakubwira ngo garukira aho Mukristo we, nimba uzi ko amasezerano yahawe, jya mu nzu usenge, ubwire Imana ati mbese Nyiraminani yo kwa Sipesiyoza ko yamanuriye amasezerano, ko hari ibyo yambwiye wa Mana we, nibyo cyangwa si byo? Ariko wowe wafashe abahanuzi ubagira nk'abapfumu. Ibyo ngibyo Imana
yabihaze, ibyo ngibyo Imana yabihaze. Bamaso kandi usengesha umwuka iteka, kubera ko Imana yacu ntabwo ikangwa na biracitse. Kandi ikindi, Imana yacu ntabwo ikangwa n'aya masezerano. Icyo Imana iri gushaka ni uko wowe wayigumaho ukayiringira, byanze byakunda n'umucumbezi agusangayo. Kubera iki utari gukora ibyo Imana ishaka? Kubera iki utari kujya mu nzira Imana ishaka? Ntabwo Imana iri kugushaka n'ibyo byimirwa wirukankamo. Ushobora gusanga waravangiye utari utabizi. Mana yacu turengere. Ushobora kunega amatwi ukavuga ngo none se Mana ko najyaga runaka nkoroheho. Ya senga Imana kandi usaba Imana imbaraga, kuko igihe tugezemo ni igihe kigoranye. Igihe tugezemo ni igihe Antikristo atangiye gukora n'abagingo bubu. Ni igihe abahanuzi b'ibinyoma badutse. Ni igihe abantu benshi cyane bamaze kugenda, bamaze kujyanwa n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. None ko wanze kumva ukuri ngo ukizwe, iherezo ryawe ni irihe? Mana yacu niturengere cyane. Ntabwo kuba uri kwirukanka gutyo ntabwo ariko gakiza. Nkakubwira ngo agakiza ni impano, ni ibintu bitandukanye. Mana yacu niturengere. Ushobora gusanga runaka afite impano kandi arizo yacishije. Ese kutari gusenga Imana uzabibwirwa n'iki ko iyo Mana ariyo yacishije? Ese kutari gusenga Imana ngo wegere Imana ku giti cyawe, ese uzabibwirwa n'iki iyo mpano karita yakuye kwa Satani? Ese ko Satani arimo arakora, ese uzabibwirwa n'iki? Hoya, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo senga Imana ku giti cyawe. Wigira runaka wimureberaho, wigira umuhanuzi runaka wimureberaho, wiva ngo nzasenga ari uko runaka yaje. Wowe senga Imana ku giti cyawe, Imana ikurengere. Kubera ko isi yacu Imana ije kuyigenderera. Isi yacu Yesu Kristo aje guhana. Tesalonike ba kabiri ibice byaho ni 2 kuva ku murongo waho wa 7, kuva ku murongo wa 7 kugeza kuri 12. Ugiye kumfasha dusome ayo magambo twumve uburyo ki amayoberane n'iki gihe n'ubu ngubu atangiye gukora, kuko abantu benshi cyane barimo bariruka muri ibyo ngibyo. Yamara guhabwa ayo makuru, ese mpabwa n'ijambo riyakurikiraho, ese mpabwa n'ijambo kugira ngo twumve ko ari ibyo Uwiteka Imana, kuko ubuhanuzi bwose tugomba kubugenzuza ijambo. Kuko abantu benshi cyane babigize bizinesi, abandi ureba gukoresha amaboko yabo, ahubwo bakagenda bagakora ibyo bishakiye, bakagenda bakirirwa bagenda ngo Imana yatubwiye kandi nuko ntabwo yagutumye. Mana yacu niturengere. Giye kumfasha turebe amagambo. Abatesalonike ba kabiri umurongo wa 7. Umurongo wa 7. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa, keretse uyabuza rwose akuweho. Umurongo wa 8. Nibwo wa mugome azahishurirwa. Uwo mwami Yesu azicisha umwuka uzaturuka mu kanwa ke. Nibwo uwo mugome azahishurwa. Uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, amutsembeshe kuboneka kuzaza kwe. Ku murongo wa 9. Kuza k'uwo mugome muri ubwo buryo bwose, bwo gukorwa kwa Satani, ufite imbaraga zose, yewe muhanuzi uri kunega amatwi, yewe mukristo uri kunega amatwi, kuza k'uwo mugome gufite imbaraga zose n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ibimenyetso n'ibitangaza n'ibitangaza. No kuza k'uwo mugome kuri mu buryo gukora kwa Satani, gufite ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Ku murongo wa 10. N'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa
kubarimbuka kuko batemeye hayiwe Mana yacu nihimbazwe kuko batemeye kumva ukuri kuko yewe muhanuzi utemeye kumva ukuri ngo ukizwe kuko yewe mukristo kuko utemeye kumva ukuri ngo ukizwe kuko utemeye guca bugufi kuko utemeye gukurikirwa kuko utemeye gukurikirana ijambo ry'Imana aba ari ryo rikuyobora. Ku murongo wa 11 yego nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye. Ayiwe Mana yacu nihimbazwe. Mana izakwereza ubushukanyi bukomeye. Yewe muhanuzi we, yewe mukristo we, uri kwirukana mu byumba cyane ukibwira ko ari Imana iri. Ntabwo Imana iri aho mu byumba cyane, Imana iri mu rugo iwawe. Kubera kutemeye kumva ukuri ngo ukizwe, kubera kutemeye kumva ukuri ngo uhinduke, nicyo kizatuma Imana izakoherereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo wanze kwizera iby'ukuri wizera ibinyoma. Ku murongo wa 12 yego kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ku murongo wa 13 Mana yacu nitwigisha cyane. Amen. Ku murongo wa 13 ariko bene data bakundwa n'umwami wacu dukwiriye kubashimira Imana kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije. Mana ishimwe oya uhereye mbere na mbere, uhereye zitararemwa, uhereye tutaravuka, uhereye ibiriho byose bitari byamenyekana, uhereye ibiriho byose bitari byumvikana. Imana yadutoranyirije ikiyemwe, yadutoranyirije agati. Haleluya. Mana yacu nihimbazwe. Amen. Yadutoranyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva mu mwuka no kwizera ukuri no kwizera iki ukuri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana yacu nihimbazwe. Tumaze kumva amagambo meza cyane, magambo Abatesalonike ba kabiri. Hari amagambo atubwira uburyo ki amayoberane n'izi saha atangiye gukora, amayoberane n'izi saha atangiye gukora kuko utemeye kumva ukuri ngo ukizwe. Nicyo kigiye gutuma Imana yakwereje ubushukanyi bukomeye, yakwereje abahanuzi b'ibinyoma, yakwereje bya bindi wiringiye kubera ko wanze kumva kugomba kwihana. Umuntu yakubwira ngo ihane, umuntu yakubwira ngo hinduka, ukavuga ko yamaze kugira gute, yamaze kuvangirwa. Ariko wamaze kumva aya magambo, bamaso kandi usenge kandi uhinduke, kubera ko iri jambo nararihawe maze kurihabwa, numva ni ngombwa kuri kugezaho nkurikije n'iyereko nari maze kubona. Ubwo rero bamaso kandi usenge, kubera ko amayoberane n'izi saha atangiye gukora kuko utemeye kumva ukuri ngo ukizwe, kuko utemeye kumva Uwiteka Imana wahinduka, ahubwo ukishimira kumvira gukiranirwa. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana akwereza ubushukanyi bukomeye, akwereza abahanuzi b'ibinyoma. Wanze kumva, ariko Uwiteka Imana araje kandi arihagurukira n'ukuri. Uwiteka Imana araje kandi ikindi nubwo aje guhana no guhemba, nubwo aje ntabwo azazara wenyine, ahubwo ibika bitandukanye, yaba usenga yaba udasenga, yaba umuhanuzi yaba utari umuhanuzi, Kristo araje kandi n'ukuri araje n'ukuri kandi aje guhana no guhemba. Yaba uri wowe wibera ngo mu kabari, yaba uri gusenga wishushanya, yaba uri kugenda uhanura ibyo Uwiteka Imana atategetse, yaba ari nawe wacishije akubwira ngo bamaso, kubera ko Uwiteka Imana. Haleluya. Niturengere wongera hakuzanira amagambo aboneka muri Matayo 25, umugani w'abakobwa 10, uburyo bose ngo bose bari bategereje umukwe kandi bose ni ukuri babonaga bari mu mwanya umwe, ariko igihe kiza kugera ngo haza kuba urusaku rwinshi
ngo barangije bose bagira gute barasinzira. Mana yacu niturengera cyane. Ngo hari abakobwa 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Ngarika igihe kiza kugera abandi b'abanyabwenge babwiye abapfubwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu. Hoya nimuduhe ku mavuta yanyu kubera ko amatabaza yacu arimo arazima. Ngo bose ngo basinziriye ariko baza gutungurwa n'umucyo, baza gutungurwa. Ngo bakimara gutungurwa ngo baza ku rusaku rwinshi cyane rw'umukwaraje, tubyuke tumusanganire. Bose barabyuka, bakimara kubyuka ngo maze barangije abanyabwenge bafata amatabaza yabo. Ngo barangije gufata amatabaza yabo amaze kwaka, abapfu nabo bafata amatabaza yabo garangije bacanye yanga kwaka. Babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kubera ko amatabaza yacu yanze kwaka. Ngo maze barangije bakimara kuyabaha ngo barabahakanira, barababwira ati hoya ntabwo yadukwira, ahubwo nimujye mu bahanjuzi. Mana yacu niturengere cyane. Nimujye mu bahanjuzi mujye kwigurira yanyu. Ngo nuko barangije bakimara kugenda ngo bagarutse ngo baraza barinjinga ati nyakubahwa we wadukinguriye. Ngo barangije nawe arabahakanira. Ushobora kuri kunega amatwi ariko waramaze kumupfafa n'ubimenye. Ushobora kuri kunega amatwi ariko waranze guhinduka. Ayi ushaka kuri kunega amatwi, ayiwe Kristo ashaka ugomba kubunya umunyabwenge. Hinduka umaramaze kubera ko Yesu wa nawe ntagatinze muri byose umwuka wera aravuga ndaza vuba zanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese ibyo yakoze. Bano bakobwa 10 bose bari bazi ko bari gushaka Uwiteka, bari bazi ko Uwiteka Imana Nyiringabo ari kumwe nabo. Ariko noneho igihe kiza kugera haje kuboneka imitandukaniro, haje kubonekamo abapfu, babonekamo kari abanyabwenge. Mana yacu niturengere. Abantu benshi rero bamaze kuba abapfu ariko ntibabimenya. Yakunda kubwira abantu nyamuneka Kristo akimara kujya ku musaraba yaragera bambwira bamburwa kubw'ibyaha rezo tayamini kutaya bonefaya kubw'ibyaha byawe. Amaso kubera ko Yesu wacu araje arimo arakwitegereza asanga abaye umupfapfa, arimo arakwitegereza asanga wa munyantege nkeya. Kandi uko kugira intege nkeya niko Uwiteka Imana agiye kugusanga. Kandi Kristo aragutunguye, Kristo aragutunguye we, yewe Kristo aragutunguye. Bamaso kandi usenge kubera ko Imana yacu irarambiwe. Imana yacu irambiwe ibyaha biri gukorerwa ku isi yacu. Imana yacu irarambiwe, irambiwe ubusambanyi buri mu nsengero. Imana yacu irarambiwe, irambiwe ubusinzi zotayamini kuta ravaya benesika. Imana yacu irarambiwe, irambiwe ubuhehesi buri mu rusengero, irambiwe ubwibone. Yewe Imana irarambiwe. Imana irarambiwe, irambiwe ubwibone buri mu nsengero. Imana irambiwe ubujura buri mu rusengero. We waje wafashe umwanzuro ukaba ngo ntabwo uzongera gutanga icya 10 n'amaturo. Iyo cya 10 ngo ni icya pasitori, ngo ni icy'abashumba. Kandi ijambo ritubwira ngo iki? Ijambo ngo mutange icya 10 n'amaturo ngo nuko imigisha yanyu nzabagororera. None rero wowe warabyihoreye, urangije ufata gahunda yuko utazongera, ahubwo uri mu kimanza. Uraca imanza uri igiki? Mana yacu niturengere. Mana yambwiye ngo nkubwire ngo wowe uri guca imanza, uri kuvuga ngo ntabwo uzongera gutanga ngo icya 10 n'amaturo ngo ni ibya pasiteri. Wagitanze ibyo birakureba. Mana yacu niturengere cyane. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo yewe Mana irababaye cyane. Ufite ibihumbi 100 waryo ugafatamo igiceri
jana. Ese nabwiwe ijambo rivuga ngo nkubwire ngo ubwo butunzi si Imana buguhaye. Mana yacu nitwigisha cyane. Mana mbwiye nkubwire ngo mbese cyagihe uri rutakamba uri hahandi mbese ufite agahinda gakomeye ujya guca inshuro ntago ari Imana yagukuyeyo. None se cyagihe ujya kwirguhingira abantu, cyagihe ukorera abandi ukabwira Imana ngo Mana nuramuka umfashije ukampa akazi, Mana nzagushima nzajya mfasha. None se urabikora? Mana yacu niturengera cyane. Mana yambwiye ngo nkubwire ngo Imana abafite ubutunzi bategeze bakoreramo Uwiteka Imana, Imana ije kubukwambura. Zotayamini kutayabo, Mana ije kubukwambura. Yabuguhaye irakugeragesha, irabukugerageresha, ariko ikintu gitangaje ntabwo uri kubukoresha uko yabuguhaye. Ahubwo n'uwo wari gusenga ntago agisenga, usigaye ushaka gusenga ugacika intege. None kucitsa intege ubwo butunzi uri kwiratana si Imana yabuguhaye. Mana yacu niturengere. Mana mbwiye ngo mbabwire ngo nimube maso, ibyo byose uri kurebesha amaso. Ukuzi Isodomu n'i Gomora byagenze ngo ni Uwiteka Imana aje kugenzereza, kubera ko yarabuguhaye. Wari warahize umuhigo ubwira Imana ati Mana nuramuka umvanye mu ikode zotayamini kutayabo, uyiga umuhigo ngo nuko umvanye mu ikode nzagukorera ndetse nzanagushima. Ariko ikintu gitangaje ntabwo uri gukorera Imana, warabyibagiwe, waridomarariye. Nabwiye ngo nkubwire ngo ubwo butunzi ni Imana yabuguhaye, Imana ije kubukwambura. Yewe wowe wa mudiyakoni we wanze kumva ukuri urangije. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho. Imana yambwiye ngo garukira aho ngaho. Nawe ukeza abami babiri, nimba ushaka gukizwa kizwe, nimba ushaka gukorera Imana yikorere, kubera ko Imana yacu ije guhana guhemba. Imana yacu iraje kandi n'ukuri izanye ingororano. Imana yacu izanye ingororano kandi ikindi Imana iraje n'ukuri irimo irakwitegereza ibyo uri gukora. Aho uri kugenda usambana Imana iri kukwitegereza. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo iby'Imana bivangavangwa. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo inzu y'Imana ntago mwayigize uko mwishakiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntago inzu y'Imana ikorerwamo ibyo yishakiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yacu ibyo byose irabirambiwe, iraje ikumbe kandi ikindi ije kurobanura bundi busha. Mu bapasiteri ije kurobanura bundi busha. Ye mupasiteri unanirwa gukizwa ahubwo ukajya kwirirwa ujya kunywa inzoga, Imana ntikureba. Ibyo byose Imana yarakubonye. Ujya gusambana, Imana ntikureba. Ibyo byose Imana yarabibonye. Imana yambwira ngo mbabwire ngo nimuhinduke rwose. Imana yambwira ngo mbabwire ngo nimuhinduke, kubera ko Imana irababaye. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Yewe wa mukobwa we wagiye gukuramo inda, uzi ko nta muntu ukureba, azi ko nta muntu ukureba, urangije uragenda urabikora. Umaze kubikora zotayamini kutayabo, uragenda ugaruka muri korari. Imana yamwangije gushyira ku karubanza. Mana yambwiye mbabwire ngo bamani mube maso, kubera ko Imana iraje. Waba usenga waba udasenga, igikuhagazemo Imana ikigusanzemo. Mana yambwiye mbabwire ngo bamaso, kubera ko Imana iraje ije kugenderera isi cyane. Ije kugendera isi cyane, kandi umuntu wese uko ari niko Imana imusanze. Nimba uri umwana mutoya, nimba uri umubyeyi, nimba usenga, nimba udasenga, Imana iri mu ijuru iragusanga. Kandi ingorane ibyo wakoze byose biraje, ibyo wakoze byose biraje kujya ku mugaragaro. Izo minja wagiye wica, Imana iraje ije kuzikubaza. Izo ndogi zetotayamini kutayabo, ravaya bini sikayamini wayasika. Mana yambwiye mbabwire ngo izo minja mwagiye mwica we. Mana irababaye, Mana irababaye, Mana ifite agahinda, Mana ifite
bafite agahinda kabayo. Mana yacu niturengere cyane. Mana yambwe mbabwira ngo igihe mwakoreye ibyaha ngo muri kugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi rezota ya mini kuta ravaya bini sika ya mini we. Mana yambwe ngo muri kugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi ukamuzi Sodomu n'Igomora byagenze ni nako isi yacu bije kugenda. Mana yacu nitwigisha cyane. Mana irambwira ngo tube maso kubera ko Imana yacu umuntu wese uje kumusanga mu rwa ruhande. Mana yacu niturengere cyane. Imana y'amahoro niduhana umugisha kandi Imana iturengere cyane. Uhinduke, numara guhinduka usenga Imana, ubwira Imana ati Mana nanjye mu bantu wahaye agakiza nanjye ndimo, cyangwa mu bantu batoranyije nanjye ndimo. Ubwira Imana igire gute ikuvane mu bapfapfa igushyire mu banyabwenge. Twasomye amagambo atari makeya kandi twumvise n'ubutumwa butari bukeya. Ikiri ngombwa gusa ube maso kandi ugire gute ukomere. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Mana tusubike ugerageze cyane. Ubwira Imana ati Mana aho nateshutse naha none Mana nyemerera intege zanjye nkeya. Imana izazigufashe kandi ntabwo izirengagiza. Reka dusenge. Mana data wa twese, Mana ifite imbaraga, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo gupfukamirwa, tumaze kumva amagambo yawe, tumaze kumva ubutumwa bwawe. Mu izina rya Yesu rifite ubutware. Reka umuntu wese ubashije kubyumva, reka umuhe kumva ndetse no kumvira. Kandi ubwo uzasanga umuntu wese akwiteguye. Kandi ubwo uzasanga tukwiteguye mu izina ry'Yesu gusa. Amen. Murakoze. Ushaka kwifuza ko namuganiriza cyangwa se namusengera Imana, nomero yanjye ni 0722 35 45 118. Murakoze.